Aha, reka dukomeze tubasuhuze mwe dukurikiye mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyambere dukoze ni ukubashimira, hanyuma niba utarakora subscribe ushobora kuyikora ukajya ukurikira amakuru agiye atandukanye hirya no hino ku isi, ibiganiro, ibyegeranyo ndetse n'ibindi. Kuri ubu icya kabiri tukurikijeho ni inkuru tubazaniye nshya iri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, yuko wari witwa Twagiramungu Faustin wabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda kugeza aka kanya amaze kwitaba Imana. Twagiramungu Faustin ni umunyapolitike wabaye minisitiri w'intebe y'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yapfuye ku myaka igera kuri 78 y'amavuko. Aka kanya ubu ngubu tuvugana amaze gushamo umwuka. Twagiramungu yavutse ku itariki ya 14 Kanama 1945 mu yahoze ari perefegitura ya Cyangugu. Akaba yaramenyekanye muri politiki y'u Rwanda mu 1991 mu gihe nyine icyo gihe hari amashyaka menshi, ubwo we yarari muri MDL. Uyu yabaye minisitiri w'intebe mu 1994 muri guverinoma ya mbere yashyizweho na FPR imaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, kugeza ubwo yeguraga muri Kanama 1995. Ubwo ni nyuma y'umwaka umwe. Icyo gihe yari ari muri guverinoma iyobowe na n'uwari perezida Bizimungu Pasiteri Bizimungu yari yungirijwe na Paul Kagame nka vice perezida. Ubwo uyu nguyu tuvugana aka kanya wamaze kwitaba Imana, pasiteri cyangwa se uzwi nka Rukokoma Twagiramungu Faustin yabaga mu Bubiligi aho yari ahungiye mu 1995. Nibwo Rukokoma Twagiramungu Faustin yahungiye mu Bubiligi amaze kwegura, mu gihe iyi guverinoma yari arimo yagombaga kumara imyaka 5 hagategurwa amatora rusange. Gusa yaje kongerwaho indi ne yo gusana igihugu cyari cyashegeshwe na jenoside. Nyuma y'imyaka isaga 8 rero yisuganyiriza mu Bubiligi, Twagiramungu yagarutse mu Rwanda mwaka 2003. Aha yaraje kwiyamamariza kuyobora igihugu nk'umukandida wigenga. Ntiyaje guhirwa kuko yatsinzwe ku majwi 3 yari afite n'ibice 62%. Perezida Paul Kagame rero we yari yagize amajwi 95 n'ibice 0. Ubwo niwe wayoboye igihugu mwaka 2003. Mu magambo yakundaga kuvuga mu bitangazamakuru no kwandika ku mbuga nkoranyambaga, yarangwaga no kugoreka amateka yabaye mu Rwanda. Urugero, aho mu kiganiro ajyanye na Ikondera Libre aho yavuze ko nta mpunzi FPR yacyuye keretse Barafinda n'umugore we ngo babyemereraga. Ubwo nuko yavugaga n'ibindi magambo atandukanye asebye igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se akivuga nabi ko dore ko yari umwe mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho uyu munsi. Yashinze ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda RDA, Rwanda nziza, ndetse mu mwaka 2013 inkuru zarasheshe zaravuzwe kashaka kugaruka gukora politike mu Rwanda. Icyo gihe yavugaga ko akina politike yo mu bushorishori, akaba arambiye iyo yise politike ya telekomande, ari nabyo byatumaga avuga ko agiye kugaruka mu Rwanda. Amakuru rero avuga ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, Twagiramungu ari mu bahungiye muri stade Amahoro ahari ingabo za Loni zari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda za Intwari. Ingabo zaje kuwamburwa intwaro n'intera hamwe n'ingabo zatsinzwe za Exfar. Abahungiye muri stade batangira kwicwa. Ingabo za RPA zari muri bato ya 3 zavuye muri CND nizo zahagobotse zirokora barimo na Twagiramungu, ariko ngo yanga kujyana n'abandi aho FPR yagenzuraga kuko atashakaga kuguma mu maboko y'inyenzi. Izina ryakoreshwaga mu kwambura ubumuntu ingabo zari za RPF. Mu mwaka 2017 Perezida Kagame yabwiye ikigo ntaramakuru cy'u Rwanda RBA ko Twagiramungu atangiye inshingano ze ikote yambaye ryaguzwe mu misanzu yari yarakusanyijwe na RPF. Mu magambo yaravuze ati n'abantu baba bari kudusebya guverinoma ya mbere, minisitiri w'intebe wa mbere, uyu mugabo uba mu Bubiligi utajya utugiraho amagambo meza, ikote rye rya mbere yambaye ryaguzwe muri aya mafaranga. Twagiramungu rero yatoreye kuyobora ishyaka rya MDL mu mwaka 1991, ryafatwaga nk'irikomeye mu yarwanyaga Habyarimana Juvenal. Ryaje rero kuzongwa n'amacakubiri ndetse bizamba cyane ubwo mu 1993 Twagiramungu yasabwaga gutanga uzaba minisitiri w'intebe muri guverinoma ihuriza hamwe amashyaka, akagena Uwiringiyimana Agatha minisitiri
nawe yabaye minisitiri w'intebe w'umugore wenyine muri iki gihugu. Ariko ngo byo ntabwo yaragishije inama ishyaka. Muri uwo mwaka rero hateranye inteko idasanzwe ya MDR imwirukana mu ishyaka na Uringimana areguzwa. Twagiramungu yanze ibyemezo yafatiwe, havuka impande ebyiri zihanganye mu ishyaka yavutsemo MDR Power ya Karamira na Kambanda ari ishyigikiye MRND ya Habyarimana na CDR. Amashyaka ari ku isonga ry'umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ngibyo birazwi. Ikindi gice rero cya MD cyashakaga impinduka mu gihugu kinashyigikira urugamba rw'inkotanyi rwo kwibohora cyakomeje kuyoborwa na Twagiramungu. Twagiramungu amateka ye ni menshi cyane, ni na manini, ariko muyo twavugamo nuko yize anakora i Quebec muri Canada mu 1968 kugeza mu 1976. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda yashinze ikigo cy'ubwikorezi cyitwaga Société de Transport International au Rwanda. Twagiramungu rero yaguye mu Bubiligi aho yari amaze igihe kinini aba mu buhungiro. Ubwo yandi makuru n'icyateye urupfu uko tugenda tubimenya turaza kugenda tukubwira uko byagenze. Tukwifurije ibihe byiza, kora subscribe niba utarayikora kandi like na share y'ibiganiro byacu, ubundi amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Imvurivano y'uyu munsi yibanze ku ibiherutse kuvugwa kuri Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa leta yiswe leta y'ubumwe bw'igihugu yashinzwe nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Twateguye iki kiganiro dushingiye ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com cyo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere, yari ifite umutwe wavugaga ngo uko Twagiramungu yanze gusanga inkotanyi kubera inyota y'ubutegetsi. Iyo nkuru yarakaje Twagiramungu ku buryo yake igihe.com inyandiko ndende asaba kuvuguruza ibyo bamwanditseho kuko yavugaga ko atari ukuri. Umunyamakuru wa igihe.com yanditse iyo nkuru ayikesha ikiganiro General James Kabarebe, umujyanama mukuru wa perezida ushinzwe ibibazo bya gisirikare n'umutekano, yahaye urubyiruko rwari rwitabiriye gahunda u Rwanda rwita rubyiruko menya amateka yawe. Icyo kiganiro cyabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Iyo nyandiko ya igihe.com yavuze ko General Kabarebe yagarutse ku myitwarire ya Twagiramungu mbere na nyuma ya jenoside. Kabarebe yabwiye urwo rubyiruko ko Twagiramungu yumvaga ko FPR igomba kurwana urugamba rw'amasasu hanyuma we akazategeka. General Kabarebe yagaragarije urwo rubyiruko ko Twagiramungu yarokowe n'abasirikari ba FPR aho yari yahungiye kuri stade Amahoro i Kigali, ariko yanga kubagumamo kubera ko yavugaga ko bari inyenzi. Mu nyandiko asubiza ibyanditswe na igihe.com, nanjye nkaba mfite kopi y'iyo nyandiko ndetse ikaba iri no ku rubuga rwa Facebook rwa Twagiramungu. Twagiramungu aravuga ati, nabonye ibyo mwanyanditseho bisa nkaho mwari mugamije kunsebya no kumarabika muri Rwanda. Muri iyo nyandiko Twagiramungu aremera ko yabaye minisitiri w'intebe atariko. Uwo mwanya ntabwo nawubonye mbikesha inkotanyi kubera ko zari zimaze gutsinda intambara. Ati uwo mwanya nawuhawe bitewe ahanini nuko izina ryanjye ryari ryanditswe mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono Arusha. Twagiramungu ati nabaye minisitiri w'intebe ntabihakiwe cyangwa ngo mbihabwe n'inkotanyi. Ati kindi nifuza ko abanyarwanda bamenya nuko kuba nararokotse ntacyo inkotanyi zafashijeho cyangwa zafashirije umuryango wanjye kurokoka. Ati kuba nkiriho mbikesha madamu Uwiringimana Agatha. Nkuko nabivuze ni inyandiko ndende Twagiramungu yisobanuramo uko yarokotse, uko yahunze, uko yagiye ku butegetsi, uko yeguye nuko yasubiye mu buhungiro akaba ariho kugeza ubu ngubu hariya mu Bubiligi. Ntabwo nsubira muri iyo nyandiko kuko Twagiramungu turi kumwe muri studio, ariko sinamutumye wenyine, ari kumwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana wagize uruhare mu guhungisha umuryango wa Twagiramungu. Imvurivano irashaka kumenya ukuri ku byavuzwe na General James Kabarebe abwira urubyiruko ko inkotanyi arizo zarokoye Twagiramungu ari muri stade Amahoro, ariko nyirubwite arabihakana. Twagiramungu aravuga iki kubivuga ko yarafite inyota y'ubutegetsi? Ibyo ni bimwe mu bibazo bisubizwa muri kiganiro mwateguriwe na Ali
Yusufu Mugenzi. Bwana Twagiramungu na Bwana Ndagijimana ndabashimiye kuba mwemeye ubutumire bw'Ivoni Mvano. Mbere yuko mbashye ijambo reka mbanze mbumvishe n'abatiza amatwi Ivoni Mvano inyandiko yasohowe na igihe.com ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Iyo nyandiko irasomwa na Prudent Nsengiyumva. Burya koko ngo akabaye icwende ntikoga. Abakurikiranira hafi politike ntibasiba kumva uko Twagiramungu Faustin asebya leta y'u Rwanda ndetse akemerera ko ishyaka rye RDI rifitanye ubufatanye n'umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bakoze genocide mu Rwanda. Twagiramungu wamenyekanye cyane muri politiki y'u Rwanda cyane cyane mu ishyaka MDR. Niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'u Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi. Inshingano yarahiriye kuwa 19 Nyakanga 1994. Ni muri guverinoma yari iyobowe na Perezida Bizimungu Pasteur yungirijwe na Paul Kagame nka vice perezida. Ikaba yaragombaga kumara imyaka 5 hagategurwa amatora rusange, gusa yaje kongerwaho indine yo gusana igihugu cyari cyarashegeshwe na genocide. Kwikubitiro Twagiramungu yakuye Make Karenge arahunga. Uyu musaza wari mu ishyaka rya MDR kuwa 31 Kanama 1995 yeguye ku mwanya we ahita ahungira mu Bubiligi. Nyuma y'imyaka isaga 8 yisuganyiriza mu Bubiligi, Twagiramungu yagarutse mu Rwanda mu 2003 aje kwiyamamariza kuyobora igihugu nk'umukandida wigenga. Ntiyahirwa kuko yatsinzwe na Perezida Kagame ku majwi 95%, we agira 3.62%. Menshi bumva uburyo asebya leta y'u Rwanda bagakeka ko ari ibya none cyangwa se bakibaza impamvu yabyo, kandi ari mu bantu bakagombye kuyishimira kuko yarokowe n'inkotanyi ndetse akagirwa minisitiri w'intebe. Mu kiganiro yahawe urubyiruko rwo mu majyaruguru rwitabiriye gahunda ya Rubyiruko menya amateka yawe kuwa 24 Mutarama 2019, umujyanama mukuru wa perezida ushinzwe ibya gisirikare n'umutekano General Kabarebe James yagarutse ku myitwarire ya Twagiramungu mbere na nyuma ya genocide. Twagiramungu wabarizwaga muri MDR kimwe nabo mu yandi mashyaka ya PSD bahuriraga na FPR mu biganiro byaberaga ku Murindi mu gihe cy'imishyikirano. General Kabarebe yavuze ko Twagiramungu nubwo yajyaga muri ibi biganiro yari yifitemo ko FPR igomba kurwana urugamba rw'amasasu hanyuma wakazategeka. Ati ni wa wundi wari ufite ibitekerezo byo kuvuga ngo FPR rwane jewe nzategeke kuko yo ntizi gutegeka izi kurasa gusa. Twagiramungu yarokorewe muri Stade Amahoro yanga kugumana na FPR. Mu gihe cya genocide yo mu 1994 Twagiramungu ari mu bahungiye muri Stade Amahoro ahari ingabo za Loni zari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda MINUAR. Izi ngabo zaje kwamburwa intwaro n'intera hamwe n'ingabo zatsinzwe Exfar. Abahungiye muri stade batangira kwicwa. Ingabo za RPA zari muri batayo ya 3 zavuye muri Senide nizo zahagobotse zirokora barimo na Twagiramungu. General Kabarebe yatanze urugero rumwe rugaragaza imyumvire ya Twagiramungu wamaze gutabarwa akanga kujyana n'abandi aho FPR yagenzuraga kuko ngo adashaka kuguma mu maboko y'inyenzi. Izina ryakoreshwaga mu kwambura ubumuntu ingabo zari za FPR inkotanyi. Yavugaga ngo jewe ndashaka kuguma mu maboko ya Mintwari. General Kabarebe yavuze ko abamurokoye ntiyashatse kubasanga. Igihe yabasangaga ku Murindi hari icyo bashakagaho wenda kubakorera. Ibi ntibyabuje leta y'inzibacyuho yagiyeho kuba umwanya wa minisitiri w'intebe. Kubera iyo myumvire n'ibitekerezo bye nibyo byatumye avaho aragenda ubu akaba ari aho ari. Nayo mateka nzi. Muri Kamena 2017 Perezida Kagame yabwiye RBA, iyo ni radio na televiziyo by'igihugu, ko Twagiramungu atangiye inshingano ze ikote yambaye ryaguzwe mu misanzu yari yarakusanyijwe na FPR. Yagize ati n'aba bantu baba bari kudusebya guverinoma ya mbere, minisitiri w'intebe wa mbere, uyu mugabo uba mu Bubiligi utajya utugiraho amagambo meza, yewe n'ikoti rya mbere yambaye ryaguzwe muri aya mafaranga. Twagiramungu yatorewe kuyobora ishyaka rya MDR mu 1991. Ryafatwaga nk'irikomeye mu yarwanyaga Habyarimana Juvenal. Ryaje kuzongwa n'amacakubiri ndetse bizamba cyane ubwo mu 1993 Twagiramungu yasabwaga gutanga uzaba minisitiri w'intebe muri guverinoma ihuriza hamwe amashyaka, akagena Uwiringiyimana Agathe atagishije inama ishyaka. Muri uwo mwaka hateranye inteko idasanzwe ya MDR imwirukana mu ishyaka na Uwiringiyimana ariguzwa. Twagiramungu yanze ibyemezo yafatiwe. Havuka impande ebyiri zihanganye mu ishyaka. Zavutsemo MDR Power ya Karamira na Kambanda Yohani yari ishyigikiye MRND ya Habyarimana na CDR. Amashyaka yari ku isonga ry'umugambi wa genocide yakorewe abatutsi.
ikindi gice cya MDR cyashakaga impinduka mu gihugu kinashyigikiye urugamba rw'inkotanyi rwo kwibohora cyakomeje kuyoborwa na Twagiramungu. Nyuma ya jenoside yagizwe minisitiri w'intebe hadaciye kabiri mu 1995 aregura asimburwa na Pierre Celestin Rwigema nabo bari muri MDR. Bombori yarakomeje mu ishyaka kugeza ubwo Rwigema Pierre Celestin yeguraga ku mwanya wa minisitiri w'intebe agahunga agasimburwa na Bernard Makuza nawe wari muri MDR. Iri cyaka ryakomeje kugaragaza umwiryane no gucura umugambi wo gukangurira abaturage kuzarikigikira mu matora ya perezida n'ay'abadepite mu 2003 hashingiwe ku iturufu y'ubwoko ryaje gusenywa. Twagiramungu wariyoboraga yakomereje ubuzima mu Bubiligi aho yanashinze ishyaka RDI Rwanda Nziza muri Gashyantare 2012. Aho ari mu buhungiro akunda kumvikana nenga ubutegetsi bw'u Rwanda no gutangaza amagambo apfobya jenoside. Mu 2018 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwiteguye gukora iperereza ku magambo ya Twagiramungu aganisha ku cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi akunda kuvuga. Uko niko inyandiko yasohotse muri igihe.com, ariko aho ku gihe nyene hari n'inkuru ya video yerekana General Kabarebe aganira n'urubyiruko. Mu ijambo rye niho twakuye aya magambo avuga uko inkotanyi zarokoye Twagiramungu. Intwari yari yizingiye hariya kuri stade Amahoro, yarubatse imifuka n'amasengenge yarizengurukije abantu bayihungiraho, iyo na Twagiramungu niho yahungiye uko kome niho yagiye. Intera hamwe zirabatera zitera intwari yari hari y'aba Bangladesh bayambura intwari. Intera hamwe zitangiye kwica abantu. Force yari muri CND niwe yahavuye iragenda irabatabara irabakiza ndetse na Twagiramungu nibwo yavugaga ati nubwo munkijije bwose ntabwo nshaka kugumana n'inyenzi nimushyire muri Intwari. Nyine bamushyira muri Intwari. Bwana Twagiramungu, mbere yuko nguha ijambo ngo ugire tuvuga kuri ayo magambo ya Kabarebe, reka mbanze nkubaze ku nyandiko wandikiye igihe.com usaba kuvuguruza ibyakwanditseho. Wayohereje ryari? Wayohereje gute? Uzi gute ko yabagezeho? Yewe nasubije ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere ko nagombaga kubigira bwangu. Nkurikije amagambo yari yavuzwe kandi akavugwa n'umuntu ukomeye cyane w'umujyanama wa perezida wa Repubulika. Niyo mpamvu nanjye nahagurutse bwangu ndetse nshyiramo n'imbaraga n'ingoga kugira ngo nyomoze nandikira igihe ariko cyaranzengushye, ariko kubera itumanaho ubu ryateye imbere inyandiko nayinjiye kuri Facebook nyuza no mu kinyamateka cyitwa Veritas. Icyo nongeraho ariko icyo ndarukubaza, wayohereje gute? Email, ibarwa gute? Wayohereje gute? Ubundi ikinyamateka yo cyanditse kikakwandikaho ureba adresse yacyo ukababwira ko ibyo banditse utabyemera. Abandikiye rero vuga ko ibyabo banyandikiye ntabyemera, mbyandika mbinyujije kuri site yabo. Nta kintu bigeze bansubiza. Tujya ku ijambo umaze kumva James Kabarebe yabwiye urubyiruko i Kigali, baragukijije, wari muri stade Amahoro, baragutabara, ariko wanga kubana nabo kubera ko wavugaga ko ari inyenzi. Ndagira ngo mubere abanyarwanda ko muri politike nagiyemo abo narwanyaga mu gihugu no kuvuga ko twashakaga demokarasi. Narwanije abantu kubarwanya ku buryo bwa politike, sinigeze fata intwaro kugeza n'ubu nta ntwaro nafata mu ntoki, ariko numvaga ko ibintu bya MRND bigomba guhinduka, turashaka demokarasi. Icya kabiri ni ukuvuga hari ikibazo cy'inkotanyi nkazifata nk'impunzi n'ubundi nti zigomba gutaha iwabo i Rwanda. Ntabwo ari politiki yo kuvuga ngo ikirahuri cyaruzuye ntayemeraga. Kuba naravugaga ayo magambo abenshi ntibabyumvise neza, wagira ngo muri politiki nagiyemo nabaye nk'agapira k'itenesi, inkotanyi zigakubita n'abari mu gihugu icyo gihe bari muri guverinoma cyangwa abo twari duhanganye mu bya politiki cyangwa kurwana nabo bagakubita. Abo mu Rwanda baravuga bati Twagiramungu inyenzi kabuhariwe, nta no kuba twamugirira icyizere, ndetse abantu bakandika ko bakeka ko ntari n'umunyarwanda. Byarantangaje cyane numva amagambo avugwa na Kabarebe kuko ngewe numva barantabaye kubera ko nabagiyemo, ahubwo kumva ko nahemutse kuba narakoze mbese ibyo nashoboye gukora. Ntabwo rero yewe
nigeze n'umunsi n'umwe icarana n'abantu bo mu Nkotanyi ngo tujye inama, nta wundi muntu uhari, nta n'uwo nigeze ngi Kampala cyangwa se ahandi ngo numvikane n'Inkotanyi. Nigeze kwicarana n'Inkotanyi n'igihe bagaragaza yari afite misiyo yahawe ku buryo nabwo butumvikana, aje kumvikana n'Inkotanyi. Ndavuga bagaragaza Tadeyo wahoze ari komiseri cyangwa se perezida wa komisiyo politike mu ishyaka rya MDR. Yasanze ari Buruseli naje mu yindi misiyo kandi ngomba no gutaha ari kuwa kane, arambura ati witaha tuzajya kubonana n'Inkotanyi. ubwo uribuka hari ryari Bwana Twagiramungu? Ukwezi mbwa ntabwo ngwibuka neza, icyo nzi nuko umuntu ashobora kubigenzura akareba kuko byateye imvururu cyane, bavuga ko natanze Byumba. Ariko icyo gihe cyari igihe cy'intambara nyine RPF Rwanda, ari igihe cy'intambara rero yari yatangiye. Icyo gihe rero bavugaga ko mu by'ukuri Twagiramungu hari amagambo yavuze, ibyo navuze nabivuze n'umvuye muri iyo nama hano i Buruseli. Iyo nama yari yarayobowe n'abagaragaza, aje kubonana n'Inkotanyi zarimo Rutarimara, zarimo na Kanyarengwe, sinzi n'abandi. Sinigeze menya nuko iyo ntambara cyangwa se iyo nama yari yarateguwe. Inama rero ikaba yarateguwe n'umugabo witwa Birara, uriya wahoze ari guverineri wa banki, yongorera cyane cyane umupadiri witwa Butu w'Umujezuwiti ngo wabigishije we n'abagaragaza ahari ko bagomba kuzaza bagahura n'Inkotanyi kugira ngo babe bumvikane. Iyo nama rero tuyirangije ni nabwo Inkotanyi zafashije Byumba. Kanyarengwe yaraduherekeje atugeza ku kibuga cy'indege, abuze ibyo atubwira atujyana hirya ati niko ati mwamenye irindi inshuti yihe ngo twebwe twafashe Byumba da ube. Tugeze mu Rwanda birumvikana ko abantu bashatse kutubivugaho, Radio Rwanda tujya kuri Radio Rwanda barahakana ngo bagishatse kutubaza, no kuvuga bari bagiye muri delegation y'Uruseye. Noneho umugabo witwa Bicomupaka w'umunyamakuru arambaza ati ariko biriya bintu byanyu byumvikana, muravuga ko muvuye kumvikana n'Inkotanyi uburyo intambara yarangira bagafata Byumba. Icyo kibazo rero nagishubije namubwira nti niyo Byumba yafatwa ntabwo bizatubuza gukomeza gushaka uburyo bwose amasezerano yakuzuzwa bagataha mu Rwanda batarwanya. Urivuze rero hari uwo yagiye kubibwira babikwiza isi yose abari ko mvuga nuko Twagiramungu yavuze ko niyo Byumba yafatwa gusa nta kindi bongeraho. Bityo rero nkabangira ngo mvuge ko kuri iki kibazo cyawe ntabwo nigeze mvugana n'Inkotanyi rwihishwa, ntabwo Inkotanyi zigeze zigira icyo zimarira mu biriya bintu byabaye mu Rwanda gusa. Icyo nzi nuko zashatse kunyica. Ariko turasubira kukurokora Bwana Twagiramungu, bari muri Stade Amahoro zirakurokora ntabwo reka mbigereho gatoya nyine. Nicyo kinambabaza cyane kuko uko bibaza gutyo nuko bivuga uti barakurokoye niko abantu benshi babizi kuko byavuzwe n'umuntu komite nitwa Kabarebe. Reka rero ngiye mvuga ibyanjye. Yewe indege imaze kugwa akomeje kuvugana na Daleri, ukomeza no kuvugana na Madamu Uwiringiyimana. Madamu Uwiringiyimana aho ngaho Twagiramungu ugiye gusobanura uko arokotse. Icyo nashaka kukubaza, urahakana neza ko Inkotanyi zitagokuye muri Stade Amahoro? Ntabwo narahira ngo reka ngo nshurike icumu ngo mba nica umwami ngo ndakagira gute ngo ndacica perezida n'ubu bya kera. Yewe narahira gusa ku izina ry'Imana Rurema, ibyo bavugaga Imana yaremye ijuru n'isi sinigeze nkizwa n'Inkotanyi, sinigeze nkoza n'ikirenge muri stade aho ngaho abantu bari bateraniye abo bahungiye na rimwe. Uko nahunze narabibandikiye mu gihe nuko batashatse kubyumva. None wabyadikiye mu gihe ubu uravugana na BBC imvuga n'imvano bisoba wahunze gute, warukutse gute? Uko narokotse nibyo nshaka kugira ngo mbabwire kuko nakomeje kuvugana na Daleri. Ubwo uravuga mu ijoro ry'itariki ya 6 tariki ya 6 nyine y'imeze maze kugwa nta muntu wasinziriye, arije arawo twashakanye ari abana banye nta muntu wasinziriye, twari dutegereje gupfa gusa. Abo ngabo muri Emerende bose barihishe, nta n'umwe ubu nahamagaye abo nari nzi kuvuga amazina yabo bigeze banyita, nabo ngo bari bahunze niko numvise. Numva ko babo bagiye muri ambasade z'Abafaransa, numva ko abandi bagiye muri kwa ambasaderi babiri. Abana banjye n'uwo twashakanye bagiye kwa ambasaderi babiri arabirukana. Cyumvikane gityo, nakomeje kukigira ibanga ko cyumvikane gityo bana banjye barabirukana.
bwarakeye nyine noneho mu rukerera madamu Uwiringiyimana aratelefona ati mbabarira gato aho ngaho ntuvuga mu nyandiko yawe uvuga uti kuba nkiriho mbikesha madamu Uwiringiyimana Agatha. Nibyo ngiye kuvuga rwose. Okay. Bwa mbere yaratelefoniye bambwira ati Rucogoza Faustin bamaze kumwica n'abantu bose bari baje kumusura murabizi yari mu minsi ya Pasika ati bose babishe ati usinzi ukuntu tubigenza nta kintu twashoboraga gusubiza ko nta muntu wigeze adutelefona ati mwakira turabakiza biragenda bike na telefoniye na General Augustin wenda mubura mu by'ukuri baza kumbwira ko ngo yari yagiye utarahari General Augustin Imana General Augustin Imana niwe na telefoni ndamubura kuko nabonaga ari umuntu ukunze gushyira mu kuri nta wundi rero nigize telefone kuko abandi numvaga nta n'icyo bamarira ngajya muri aba Bangladesh se biragenda bite bati ntabwo tuzi uko bigenda aba Bangladesh mwari mwahuriye he umenya ko ndimo ndabisobanura neza n'ifite abantu bandinda b'abasirikare kubera ko tumaze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro twashyiriyeho umukono Arusha bamara abantu bo kundinda babanje kumba abanyarwanda gusa bukeye bampa n'ababirigi baza gusimburwa nabo ba Bangladesh ubu rero bayirashe abo Bangladesh aribo babirwanya. Ubwo wari utuye hagana he mu Rwanda? Mu Rwanda nari ntuye haruguru y'ishuri bita Lycée Français hakaba hari munsi y'aho musenyeri wagaragaye intumwa ya papa yabaga umuntu yahinjira yajyaga iwanjye anyuze ku ruhande aho bita Hotel Kiyovu. Ubu rero byabaye aho ngaho nyine twebwe ko dutegereje urupfu niba Rucogoza yaramaze gupfa nakubwiye ko byari mu hafi mu masaa 12 za mu gitondo ariko bigeze mu masaa 5 ibintu byarakomeye twumva bakomeje kubasa cyane noneho madamu Uwiringiyimana niwe wa telefoni iwanjye ahitabye umugore wanjye aramusubiza reka ngushakire Faustin unateka wimushakira ati mubwire ahongi bagiye kutumara nta bindi nafashe nari umuntu nari nambaye ringo ku rugongo kuri uwo muzungu wa Care International muri abo basirikare ba Bangladesh baninaga bonera baje ndetse mbere yuko madamu Uwiringiyimana ampamagara aba bantu nibaza kunyica muragerageza niba kumfasha barakireka reka that is not in our mandate njumva ryo ni cyatumye nsimbuka kuko numva ko namuza kundengera ikindi nuko hari umusirikare uwo musirikare naramushatse naramubuze bagomba kuba ari baramushe cyangwa se yarguye muri Kongo twari tumaze iminsi tuganira kuko kinaganiraga nabo arambwira ati haramutse yagize ikintu kiba ati hariya niho wasimbukira aho yageretse niho nasimbukiye ngo muri jardin kuwo muzungu umuzungu rero aranyakira nta kibazo yanteye ariko hashize akanya atelefona muri ambasade y'Abanyamerika niwe wabimbwiye ati maze gutelefona ambasade umugore wari ushinzwe yari nk'umuntu mbese usimbuye ambasaderi nuko mvuze ko bagize izina rye niwe wamushubije aramubwira ko ibyo bintu bishyizemo byo kunyakira bishobora kumerera nabi umuzungu niwe wabimbwiye ati arambwiye ko nibamenya kuri hano bakaza kukwica nanjye barangiza ndamurira ngeza telefone ambasaderi Rawson w'Abanyamerika ubona nzi telefone ye mu mutwe ndamurira nyano naje nawungiye ku muntu wanyu director wa Care International none arambwiye ngo nindeba ahandi njyango ko nibaza kunyica ngo nawe baramwica umugore adufashe iki ati mumbe muvugisha iyo yamuvugije simbizi gusa umuzungu yaracururutse arambwira ati ugumye hano ubundi nanicaye muri salo ye twicaranye tutavuga anjyana abantu babika utuntu mbese nkamwe babika imyeyo n'utundi tuntu nk'utwo njyayo ndahagarara ntegereje uko biza kugenda hashize nk'iminota hafi 40 ndaho uwo musirikare wari kumwe n'abo ba Bangladesh wo mu ngabo z'u Rwanda umusirikare cyangwa umujandarume nyirango yambereye indwara nuko namuzi yabonye ba Bangladesh batangiye kugenda na blende yabo zo kubatwara batangiye kudemarara bahagarika bashyira n'abantu imbere y'iyo blende ntawe umunyura ndetse iri mu mutwara aza kuba umuzungu ko yarazi ko ari undi arambwira ati abandi ba Bangladesh nababwiye ko bagutwara ubwo amasasu yatunaga hejuru barasa birakambakamba mva ko uwo muzungu banyinjiza muri blende
usanga nta myanya irimo bagenda bankikiye kuva aho ngaho kugera kuri hoteli Amahoro. Icyo nshaka no kukubwira ni iki, nuko tumaze guhita twagize imana ntitwahura na blend yari ije gusenya iwanjye. blend y'abasirikare b'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda usanga tumaze guhita. Ikindi nakongeraho nuko yageze iwanjye uwo musirikare nakubwiye w'umunyarwanda yakijije umuryango wanjye, abana banjye abajyana ku muhindi witwa Kishoro. Inzu ye yari ifunze ariko barahasize umuzamu abafungurira toilette bajya kwicara mu bihisho. Nuko byagenze rero umurenge yandwara ibintu ababangladeshi bamvuriye banyikiye, ntabwo nakurirwa mbikubwira ko si ngombwa, gusa ntabwo bishimishije. Noneho tugera aho ngaho kuri hoteli Amahoro, umurenge bayipfunda neza umuryango usohokeramo bawigeza ku wundi muryango kugira ngo hatagira umuntu mbona, baramfungurira mvamo. ni ukuvuga ko kwa Dareri bari bakwiteguye. ntabyo mwiteguriye nabonye abo bajanga bamaze kubabwira ko nje birumvikana, bampaye akantu gakumva bari ko njya kwicaramo kari igitanda kimwe cy'abasirikari, agatanda kangana urwara n'amatora. Mbabaza niba hari ikintu babafasha, bati ntacyo. Nadari namubaje arambwira ati ntacyo. Telefoniye umusirikare ubwo yamubwiye ati nabajyanye kwa Kishoro n'ubu ndaruzi, ati kandi hano ati abantu baje barahatwika batwitse plafo, bamaze kumbura bajanjagura za televiziyo bakajya barasa n'amafoto yanjye. N'abasirikare b'u Rwanda bambuze, urumva ibintu ni bibiri. Kabarebe niba yumva anyumve, nongere ndahere ku izina ry'Imana ishobora byose. Muri ibyo bihe nanyuzemo icyo gihe ngeraho kuri hoteli Amahoro, bakabisha muri chambre. Dareri akajya mbuza no kubonana n'abanyamakuru, nta kigotanyi zamariye. Rero nakongere na rimwe kongera kubingutsa abenshi ubirwa yewe nibagijije, niba hari abandi bakijije ibyo ni shahuri yabo, ntabwo bindeba. Ariko yewe n'abana banjye ntacyo bamariye. Reka nongere musubire. Wowe n'abana bawe n'umudamu wawe? N'abana banjye n'umudamu wanjye. None tubaza kuva ukuntu barokotse, ariko tubanje muri nyandiko, kuko uvuye mu Rwanda wagiye Nairobi. Wavuye gute mu Rwanda uhungira Nairobi? Ku itariki ya 19 twageze ku ya 7, nageze ku ya 7, ni ukuvuga ko n'amazi y'umweru bibiri. Ibintu byarakomeye, ngiye kubona umuntu Dareri araje, nari mfite umwana w'umukobwa ubyarwa n'umugabo witwa Paratini, ngo yakoraga muri minuari. Niba ashakiraga uturyo akanzanira, ntabyo ibyo Dareri baryaga sinigeze mbirya. Ngasangira n'umuntu wo muri Repubulika Centrafricaine waje hari no kurongora umukobwa, iyo bavana gutwo turyo sinza hehe. Hanyuma rero ku itariki Dareri, ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4, Dareri aza kumbwira ko ngo ngomba kujya mu Bubiligi, nkajyana n'abasirikare b'Ababiligi, uko Ababiligi bamaze kwica abandi 10 bo baravuze ko atongera guseriva igihugu n'abanyamintwari babishingutse. Noneho bamura ko njyana n'indege ya gisirikare ya Minwari ijyana ababangladeshi bageze Nairobi, bakazafata indi ndege nabo bataha bajya iwabo. Buretse hagati aho ngaho ngira icyo nkubaza Bwana Twigiramungu ngo ko kuva aho ngaho kuri hoteli Amahoro ukagera ku kibuga cy'indege cya Kanombe, hagati ya hoteli n'ikibuga hari amabariyeri y'ingabo za leta zitagushakaga, n'ikibuga cyagenzurwaga n'ingabo za leta. Wavuye gute kuri hoteli ugashobora kwinjira mu ndege? Ubu kugira ngo usohoke kwa Dareri nanone barazanye umuryango wa blend bawufunda ku muryango wa hoteli kugira ngo atagira umuntu mbona. Nibuka ko hari muri blend n'ibindi harimo Mademoiselle witwa Makurata, sinzi izina rye ariko bambwiye ko kiriho. Kundwara rero byarimo gutwara kabutindi kandi bazi ku kibuga kigenzurwa n'abasirikare b'u Rwanda. Turagenda tugeze ku kibuga bambwira ko igihe ntagomba kuvamo, ko hari operasiyo bagomba gukora. Bashaka imodoka bita za station ziri, ntabwo ari z'imiryango isanzwe kwa za voiture station murabibona yariyo. Sinamenye ukuntu babigenje, bayegereza umuryango wa blende. Bayegereza umuryango wa blende, bamana ikintu cy'ihema nambara bapfuka hose, bambeze banjyana nk'ujyanye umuzigo mu magambo make, bashyira muri iyo modoka. Baraguteruye cyangwa baranteruye?
birababaje bajyana muri iyo modoka banamubanderuye uri kubona mbona ndi mu ndege nyine iyo ngiyo dutwaramo n'abo Bangladeshi bambwira ko bisubiza ko ibi babikoreye kugira ngo abasirikare b'u Rwanda batagira kasubuso na gato kumenya ko n'abanyuze ku kibuga cy'indege niyo bajugunye ngibuye sinayinjijitayeho kwa numva ku buzima sinayinjijitayeho ngeze Nairobi nyuvamo ngomba gufata Boeing 777 ijyanye ababirigi niyo yagombaga kumfata kandi koko yari intwari ariko ndanga ntawe ngiye ndaguma hano ku kibanze se watsogeramo oya kuvuga ngo ngiye mu Birigi numvaga hari ngumye muri Afrika ariho byazampa ikintu cyo kumenya aho abanjye bari numvaga mfite n'ikintu cy'agahinda kubona abo ngo babintwari baje kutureba ngenda ngo nari kuba ngo premier ministre ngenda nk'imizigo y'iki narabyanze ngoma ku kibuga nta n'umuntu ushaka kuvugisha biza kugira nka mini haza umwana ukora muri Croix Rouge w'umunyarwanda akaba ari umuhungu wa Auguste Munyaneza uwo mwana ni wagiye ko yitwa arandamutse ati kuri hano ngewe ndege yazanyishyira hano ndarara hano ndagushobora kurara hano birabujije ajya gushaka abantu ba sécurité bo b'abanyakenya abantu ba sécurité baraza bati batubwiye ko wari wowe wanditse mu masezerano ya Arusha ukaba waje ugomba kujya mu Birigi byagenze bite ntishaka kujya mu Birigi barantwara banjyana muri hoteli yitwa Leaf Hotel bana n'abantu bo kundinda aho ngaho inkotanyi ariko n'abantu bazi ibintu cyane baza kumenya mu saa 8 ya nijoro bamenya ahantu undi byarantangaje nibwo batangiye kuntelefona navuganye na Bizimungu ngo nize mvugana na Kanyarengo ngo nize ngo za Murindi muri narahiye ndabona ntabwo ushobora kuza ku Murindi mu gitondo bati barongera barabijyamo impaka bashaka na passport bamaye uretse pasiko n'uwo munyaduka uvuga ngo inkotanyi zansabye kuza ibyumba ku Murindi ndetse zinshakira na laissez passer zigita izina ry'irihimbano rya Buhendwa ariko nanze kuzisanga naho ngavuga nyine nibyo ngibyo nagize aho ngaho kuba Rouge inyemerera ko biza ariko najya mu Birigi bampani impapuro z'indikisha njya mu Birigi fundika ku muzungu ku muryango muramu wanjye yashatse mu niwe bacumbikiye n'amaze igihe hari umugabo nawe wabyaye umwana wanjye muri batisimu yitwaga Namuranye n'umugabo w'ifura w'umututsi yaramaze amezi yitabye Imana ariko umugore we nanize telefone ndamutelefona ashaka umuntu ufite imfunguzo za apartment ye niyo nagiye yumva kuhava ibintu birangiye bampropoza kuzajya kuba minisitiri w'intebe aho rero ariko ubwo iyo sekanse aho nari ncumbitse nibwo najyaga nkora za contacte kugira ngo menye aho umugore wanjye n'abana bari ugeze ku mugore wawe n'abana bawe aho bari hano mu nyandiko hari aho wavuze ko Imana yonyine niyo izi uko umuryango wanjye wakize ababisha igitarama nyuma ukaza kugera ku Gisenyi rwihishwa ukavanwa n'Abafaransa yego none ko ubivuze uragira ngo bisubire mu byo nyibye ariko ngenda shaka usobanurire aba babisha ari igitarama nabahe kuko igitarama ni igicumbi cy'umuryango w'umudamu wawe hanyuma avuga ko niho harababisha yagombye guhinduza idagite kumwica bari kumwica bakanyicira n'abana kuko ku bantu bamwe nagaragaraga nk'inyenzi abenshi n'urwo rwitwazo bari bafite ari umugore wanjye n'abana banjye ntabwo bigeze bagira amahoro nakubwiye ko bagiye gucumbikisha ku mwambasaderi akabirukana ibyo byose byanteye agahinda ku buryo n'umugezi afite nzagiye kuza umugezi afite rwose ariko hari abandi bo muri za MRN ndetse kuvuga amazina yabo n'abandi ntashaka kuvuga baraho kuri uwo mwambasaderi baraho barabangi n'umugore wanjye barabirukana ibyo rero ukuvuga ngo bagize igitarama nyine kubera ko ngewe umugore wanjye n'umukobwa wa perezida Kayibanda bamwe baba bavuga ko Kayibanda ari umuntu mbese ngo wanga abatutsi Kayibanda ntabwo yanze abatutsi Kayibanda ibyo yanze ni imitegekere y'abatutsi ntabwo ugeze yanga abatutsi
kuko mama w'umudamu wawe ni umututsikazi kandi aribyo mvuga nyine niyaza kuba yarabangaga ntaba yarabashatse hanyuma se amuvuga abishetse cyangwa batice abandi banyagitarama nibo bari kumugirira ikigongwe cyangwa bakagira abana banye ikigongwe bumva ngo ndi inyenzi nicyo cyatumye mbyandika gutyo nyine kuko abo babisha b'igitarama nicyo nashakaga kumva abo bari bo ntabwo abo ngabo nabavuga bari bose barimo abasirikare uzi ko bavuye i Kigali ku itariki ya 13 z'ukwa kane abaravuga iriya leta yise leta y'abatabazi n'uvuga iriya leta y'abatabazi bageze igitarama bamwe baravuye ngo bitonde cyane ngo ko inyenzi zivanze no kuvuga abanyagitarama mfite bivanze n'inyenzi kuko igitarama izo ngoto bizabishaka zitabishaka abanyagitarama kera basaga n'abari kumurwa cyane kubera hariya aho Kampazi yaratuye kandi no mu mateka y'u Rwanda bari abantu mu karere ko hagati mu gihugu niko bahitaga kugira ngo uzamenye mu mutu n'umututsi waho byakugora cyane nicyo gituma ngewe n'ibyo abahutu n'abatutsi birwanya kuri iki kibazo uko nabyanditse nuko iyo umuburanyi n'abana baza kugenda bidegembya ngo bagize ngo za Gitarama bari kubica ibi ngibyo nuko mbivuga kandi ibyo maze gusobanurira nyuma ko bamwe nase batamucira ibitega cyangwa se ngo babakize bene wabo bandi rero ntabakangisha ngo ubwo ngo ara uruko akayibana ntacyo bamutwara isese rwo yapfuye ishwe n'abatutsi azagira uvuga ko hari umututsi wagiye muri biriya bintu byo kuzakora za kudeta no kwica abanyagitarama no kwicamo gufunga akayibana bakamufunga nk'umutindi bimufungira ngo rwerere ngo agomba kumva imbeho ngo ivuye mu birunga yarategetse igihugu icyo yarwanyije kikaba atari abatutsi yarwanyije imimerere ya rubanda nuko abantu bari bifashe turi nk'abaja mu gihugu cyacu ibyo byo kayibana yarwanije kandi niba yarwanije azabikomerwa amashyi kugeza igihe zizashirira barababariye rero ko abantu baranagiye babasiga igitarama tubumvira ko bijyanye byakozwe na Nyagasani nta muntu wabikoze uravuga Nyagasani nibyo ariko hari umugabo muri kumwe mu kiganiro Jean Marie Vianney Ndagijimana yakurikiranye iby'umuryango wawe icyo gihe Ndagijimana yarahagarariye u Rwanda mu Faransa ngira ngo ndikabyibana niba ntibeshye siko byari bimeze muri icyo gihe bari bataramuvanaho Ndagijimana bari barakuvanyeho nari mu Bufaransa kuko ndibuka itariki neza ariko ngiye banyirukanye muri ambasade ku itariki ya 25 y'ukwa kane 1994 ariko nari ngire mu Bufaransa i Paris kandi nari ngifite accreditation mu Bufaransa no kuvuga ko guverinoma y'u Bufaransa yari ikinyemera ntabwo bigeze bemera uwo bashyize mu mwanya wanjye bari chargé d'affaires no kuvuga ko ninjye wari ukibonana nabo n'ubutegetsi bw'Ubufaransa nashobora kujya muri ministeri igihe nshakiye nashobora kujya muri Élysée n'abandi bose twari dusanzwe dukorana n'abisangagaho no kuvuga ko uretse ko narirukanwe muri ambasade imiryango ya ambasade bakayifunga bakahindura ifunguzo buretse gato nubwo ikiganiro kiri kwihunga rya Twagiramungu ako kantu uvuze kantu yamatsiko byagenze gutembera uko uza kukuntu uruhare rwawe mu guhungisha umuryango Twagiramungu bakukura kuri ambasade amateka maremare cyane kuko mu by'ukuri byatangiye nyuma y'ishwa rya perezida Habyarimana nubwo na mbere hose nari mfite abantu banyijunditse mu butegetsi ariko nari ngifite icyizere cya perezida Habyarimana ibyo ngibyo njya mbitindaho rwose kuko abandi bajyaga bavuga ibyo batazi nuko batari babizi nyine noneho aho perezida yiciwe njye nabimenye mu minota yakurikiyeho rwose kuko hari umwana wa perezida wahamagaye mu Bufaransa avugana na muganga wabo muganga ahita amuhamagara arambwira ati uzi ko perezida yitabye Imana tuzi ko bamwishe imbere yo guhamagara abavandimwe banjye tuvukana mu nda uwa mbere nahamagaye ni Twagiramungu ndamubwira nti maze kumenya ko perezida yitabye Imana mwitonde ibintu bishobora kugenda nabi ibyakurikiyeho niwe nanjye tubizi ariko namuhamagaye kenshi muri iryo joro kuko nari mfite ubushobozi bwo guhamagara hirya no hino mu mujyi wa Kigali amakuru mbonye nkayamugezaho kugira ngo nawe abone uko afata icyemezo cyo guhunga kuko narabyumvaga ko cyane aho maze kumenyera ko batangiye kwica abantu umuntu wa mbere numvaga bari bushake kwica yari Twagiramungu icyo nasabaga ni ukuntu uruhare rwawe mu guhungisha umugore we n'abana be ndangiza amateka yabo ndaza kumugeraho nimara kumugeraho wenda uramubaza ngaho wasabye kugira ngo uvugane na ambasaderi Jean Marie ariko ntekereza kugira ngo
mbanze ngira umuntu ushimira umuntu witwa Pio Kayibanda muramu wanjye iyo ataraba nta muryango mufite amagambo make kuko ni umuntu ufite akantu kasanzwe kumvikana n'abantu umuranye n'abana banjye bagiye kwa sekuru baratuye n'umugore wanjye nkajyayo n'abandi bukiri baza gusigara bonyine nta n'umuntu bitayeho ibyo minisitiri wa mbere w'intebe yavuze birazwi yavuze ko nta muntu n'umwe ugomba gutwara abana n'umugore batwagira ngo minisitiri w'intebe bisobanuke ninde wavuze ayo magambo bwanditswe kugira ngo uyu minisitiri w'intebe bashyizeho yitwa Kambanda umuhutu yabyaye umwana mwita rero n'umunyarwanda mwita ngo babona ngenda nanjye abantu babona ngenda icyo nshimira rero muramu wanjye ni ubutwari yagize bwo kuvana abana banjye n'umugore wanjye aho ngaho Gitarama arabahungisha bageza kwa bene wabo ahantu bitwa mu Rutobwe baza kuva mu Rutobwe bashaka kugenda n'amaguru kugira ngo bazagere Mukundiza aragiye n'amaguru hanyuma kugira imana imodoka y'abatwari bageza kwa Sebukwa nahagana he mu Rwanda mu gahe gace ku Rwanda komine twangukira Nyabikenge ariko n'amaguru kugenda kuva mu Rutobwe ushaka kugenda n'amaguru umwana muto yari afite imyaka hafi 6 umukuru yari afite imyaka 11 ni ibintu bigoye cyane Pio rero yakoze uko ashoboye kose abageza kwa Sebukwe baza kuva kwa Sebukwe rwihishwa nanone yabashakiye ukuntu abantu bageza ku Gisenyi bahageze bagiye kwihisha ku mugabo wahoze ari mu ishyaka rya MDR Paramuhutu niwe wari na perezida waho yitwaga Banzi bihishayo naho ngaho kwa Banzi akaba yarahaye umuntu akazi ngo ko kumubera umupisha umuboyi uwo muboyi muri iyo ntambara baza gusanga ahubwo umuboyi yari umuntu wa FPR yari icyitso ariko ari umuboyi aho ngaho intera hamwe zive nubwo nawe ngo yamanukaga babana afashe imbunda aho hantu rero kubera iyo ntambara yagiye kuhabera y'intera hamwe n'inkotanyi ubu Pio nanone yakoze iyo bwabaga abwira umwana w'umugabo witwa Ribanje yahoze ategeka Osirite niwe waje rwihishwa abavana aho ngaho ajya kubahisha muri hoteli Meridien Imana bagize bahasanga umugabo w'ifura yarapfuye witwa Martine Nibagirindi wakoraga muri Meridien abashyira muri kave ya Meridien niwe bahisha kuko aho ngaho nyine hari abantu bo muri Emeride n'intera hamwe bafite indi migambi urugero nagwa nuko hakeneye abana babiri umwe yahoze ari umushoferi wanjye ubu baramutemye ijosi bajugunyariye umwana ubyarwa na mukuru wanjye kwa mama wacu batemye umwana we n'utema onyo bajugunya mu Kivu onyo niki ibitunguru urumva bajugunya mu Kivu deshe rero wabo warukokoma umwana akoraga muri Bariro bafata umwana wa mukuru wanjye witwa Nikora yagiye yishingikiriza umuntu bitaga Musinga yahoze ari umupolisi kera cyangwa se ari umujandarume ngirago umwana nawe barafashe baratemagura inyama n'utugufa n'iki bajugunya muri Rakiza urumva ubu ngubwo rero aho ngaho niyo abana banjye bari bahishwe n'uwo mugabo Martine muri kave ya hoteli Meridien umugabo rero nuko ngira ibyago nawe yarapfuye Pio niwe waje kumbwira ati abantu bawe twabakijije bari hano ariko nuko ukora uko ushoboye ukabwira abafaransa bakareba icyo babakorera aho ngaho wenda niho Jean Marie aza kunyunganira abafaransa za kontakite zarakozwe abafaransa bagiye gushaka abo bantu babikizwa ariko nuko nanone Imana yanjye ibaho hari umugabo witwa Kanyarwanda Kirufasa ntabwo bashobora kujya muri hoteli abafaransa nibo bavanye muri hoteli babaza no kubyanga ngo ntibabikora hanyuma abafaransa baraza barabatwara babashyira mu ndege ibageza abantu ariko ubwo kubakura muri kave babashyira mu ndege bigomba kuba bitari byoroshye byagenze ntabwo byari byoroshye ataza ko umugabo Kanyarwanda ntabwo byari kuba byoroshye ubwo yaragiye agambana n'uwo Martine nabo nyine imodoka bayiparika kuko bashaka kwiparika bashyiramo abantu bashyira mu mizigo Kanyarwanda yarakomeye icyo gihe yarakomeye muri MRND yarakomeye nk'umuntu wari Directeur General ya banki ya CPGR we yabaga i Goma ubwo
yagendaga yita kuri bariyeri bagafungura ntacyo bamutwaye. Ubwo abo bantu bavuye aho ngaho bo rero iyo bavuga iswari yabo ntabwo bashaka kuyivuga, iyo ndayivuga wenda nka nanjye nkayivuga igice. Ariko abantu nshimira Kanyarwanda nawe yitabye Imana, ngashimira Maritini nawe yitabye Imana, ngashimira wa musirikare wanyuze mu modoka Burende nawe yitabye Imana kuko namuzi, ngashimira na Jean Marie ibyo yakoze sinabiganiriyeho nawe. Icyo nzi ni uko Abafaransa nanjye barankonekisiyo narandi aho ngaho hano mu gihe bambwira ibyo bagiye gukora. Jean Marie yakiriye abana banjye abafata neza, atuma bongera kumva ko bari ku isi, hanyuma aza gutuma sebukwe muramu wanjye w'umuzungu mu biryo bahano bagiye kubavana kwa Jean Marie. Episode y'umuryango wanjye n'ibintu byagiye bimbaho n'agahinda twagize n'ibyago twanyuzemo, kabari bakavuga ngo baradukijije, ni ibintu biteye isoni. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Jean Marie komeza aho warugejeje uruhari bagize mu kurokora umuryango twagira mungu. Urebye ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, si kimwe n'abari mu Rwanda babana nabo bicanye babashakishaga. Icyo navuga gusa nuko njyewe aho narindi urumva bari bamaze kunyirukana muri ambasade, nari gutuye niko navuga, ntagikorana na guverinoma y'u Rwanda, mvuze ko nabarwanyaga ntabwo nabambeshye, ariko cyane cyane nageragezaga gufasha abantu bose bashobora kubarokoka, bashobora gucika bagakiza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu rero buriya wenda twagira mu hari ibyo atakurikiye kubera ko aho yarari atabashaka kubikurikira, ariko ngiye mbere ataranagera i Buraya twagira mu ngwe nakurikiranaga aho umuryango we ugenda ubaho, kubera impamvu ebyiri. Kubera ko nari nzi ko babashakisha bashobora kubica, ikindi ni uko nibazaga ukuntu bakira bakava muri kiriya gihugu batahasize ubuzima bwabo, kugeza naho FPR Faustin ntiyabivuze, ariko FPR nka kabiri barampamagaraga bakambwira ngo barashaka kumenya aho madamu twagira mu ngwari. Nabaza ndetse murahashakira iki? Ngo turashaka kugira ngo tujye kumukiza uko interahamwe zamwica. Tutarambira uramenye bari abantu nibagica bamenya aho ahubwo nibo bajya kumwicira bakica n'umuryango wose. Kabiri kose bihuzaga niba hamagaraga, ahanyuma babajije icyo gihe umuryango twagira mu ngwari ugeze aho ngaho yavuze bari bamaze guhungira kwa basebuka wa Pio, nabyo nari mbizi narabikurikiraga. Ibyo ntakurikiye neza n'ukuntu bahavuye bakaza kugera ku Gisenyi na Goma, ariko ibyo ku Gisenyi n'Goma byo nahise mbimenya kuko babimenyesheje. Tugarutse ku Gisenyi na Goma njye nahise menya ko bari hamwe na muze Kanyarwanda yari inshuti yanjye, nubwo tutanganaga ariko twari tuzanye kuva kera. Noneho mvugana nawe nka kangahe ambwira ati udufashe turebe ukuntu bava hano. Nanjye ndahindukira njya kureba guverinoma y'Ubufaransa, nababwiye ko nubwo ntari nkiri muri ambasade ariko Ubufaransa bwari bukifata nka ambasade y'u Rwanda. Numvikanye n'Abafaransa ukuntu bashobora kujya kubafata, mbabwira aho bari, baha izina rya Kanyarwanda, baha ukuntu bahagera hose. Abafaransa ukuntu bakora murabizi, n'abantu badatinzamo, bahise babikora barayimerera bati tuzabafasha koko. Bajya kuri Goma barabatwara babajyana Ibangi, bahageze ndabimenya nuko indege nyine ya gisirikari ibavana Ibangi njya kubafata kuri aeroport mbajyana mu rugo. Kubabona byonyine byaranyishe kuko bari bavuye mu buzima bukomeye cyane, barananutse, ubona bafite ikintu kimeze nka trauma, kandi birumvikana bari bamaze igihe kirekire bahunga urupfu. Bambonye madamu n'abana bambonye, nabonye ko bagaruye mbese ubuyanja, babonana n'umuryango wanjye barabakira, turishima twese. Ibyakurikiye nyuma byazavugwa ikindi gihe, ariko njye nashimira ahubwo Abafaransa babigizemo uruhare rukomeye cyane, kuko muri icyo gihe ntugire ngo byari byoroshye kwemera gukiza umuryango wa Twagiramungu Faustin. Urakoze bwana Ndagijimana, iminota irimo kuturangirana, sinarangije rero ntabajije bwana Twagiramungu kuri rikoti rikunze kuvugwa ko yaguriwe na FPR.
mu nyandiko ya igihe.com baravuga ngo muri Kamena 2017 Perezida Kagame yabwiye RBA ko Twagiramungu atangiye inshingano ze ikoti yambaye ryaguzwe mu misanzu yari yakusanyijwe na FPR. Nabonye mu nyandiko yawe utemera ibi ngibi bwana Twagiramungu. Ariko ibyo ni ibintu bikomeye cyane ubwo byavuzwe na Perezida wa Repubulika nawe abwira urubyiruko abantu bashaka kunyigisha urubyiruko kandi ndagira ngo sinzi ko bizashoboka kubera ko yewe ni umunyamahoro sindigera nica umuntu nta n'ikintu kiva amaraso nigera nica ariko rero kugenda bansebya ko nari umutindi naratiye agakote uwo mwambasaderi Ramari tuvugana nako turi kumwe ngira ngo mu banyarwanda banzi aranzi nanditse mvuga ko kwambara neza ngira ngo niba kibanushaka kwambara neza mu Rwanda amakoti rero nari nyafite sinagiye kurahira ngo byo gutira ikoti ingotanyi nta kote rero ry'ingotanyi nigeze nambara nta kintu ngombe ingotanyi abo bantu bamwe bavuga ko wari banyamwishi bakomeje kujya banyambika umwenda w'ingotanyi Twagira mu nguni ingotanyi sindi ingotanyi ari ukungiza nta kingotanyi zangijeho ari ukungiza ikote nta kote bigeze bangiza hano inyandiko yawe uravuga ko tariki 19 z'ukwa 7/1994 ubwo warahiraga nari nambaye ikoti rya Yves Saint Laurent nabure nambaye koko ariko Jean-Marie nawe yabisobanura mbere yo kujya mu Rwanda nabanje kujyana nawe Washington ntabwo nagiye nambaye uruwindo cyangwa se nambaye inshabura nagiye nambaye neza pe imyaka nayifite ukutubumba muri iki gihe kandi ngira ngo naranaberwaga ikoti ry'ingotanyi ariko abantu barasetsa cyane ntabwo ushobora gutira ikintu cyane cyane mu nyitira ingotanyi ntabwo bagutije barakuguriye barakuguriye ntabwo bagutije ntabwo banguriye se mu yahe noneho bazampembe n'umushahara kuko nabayeyo umwaka n'amezi 3 hari sinzi niba abantu bazi amafaranga nahembwaga twagezeyo ifaranga ryarataye agaciro badushyira ku mishahara y'abaminisitiri bahembwaga 54,000 yari amadolari 98 niyo nahembwaga ibindi nibyo bazanaga ngo by'amayuga ngo bya ruperezida yanyumvaga nanditse ko abanyi bagombaga no kuzinywa cyangwa basuraga ntabwo nari mfite 98 namaze umwaka wose nduzwe n'amafaranga navanaga mu mazu yanjye bukeye aho ngiriye muri guverinoma nayo barayatwara bakajya bayakodesha bagatwara amafaranga yanjye nubwo bitari mu kiganiro batwaye amazu yawe wabisobanura batwaye gute nabisobanura koko abazungu bari barimo bagiye bishyura uwahoze ari perezida w'umudamu yitwa nde Roza Kabuye babaraga miliyoni 18 batwaye ariko y'amafaranga y'abanyarwanda iyo ngibyo ntabwo twakuri batubiyamo utarajya kuri ibyo by'amazu nagira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeye ibyo babeshya bya costume nubwo nyenda premier ministre yambaraga ntariza aho ituruka ariko mukanya arabivuze nge najyanye nawe Washington tubonana na leta y'Amerika mu kwezi kwa 6 mbere yuko tujya New York kubonana na Boutros Ghali hanyuma premier ministre akomeza ajya muri Canada nge ntabwo nabashije kujya muri Canada icyo gihe cyose yari yambaye costume kandi ntabwo yari afite costume imwe yarahindaguraga n'umuntu kuva kera abanyarwanda bose bamuzi barabizi yakundaga amakostume kandi yambaraga neza ajya kujya mu Rwanda twari kumwe nge nasigaye i Burayi ariko yajyanye na muzehe ambasaderi Nyirinkindi yari yambaye costume yewe ndumva nkeka ko hari naho namuherekeje tukajya kugura amakostume mbere uko ataha ikindi rero batajya bayemera kandi abanyarwanda bagomba kumenya nuko Twagiramungu yabivuze Twagiramungu nta mubano w'umwihariko yari afitanye n'inkotanyi reka mbavugero agiye kujya mu Rwanda yabanje gukora urugendo abonana n'abayobozi b'ibihugu bituranye n'u Rwanda ariko cyane cyane yagiye i Kampala yagiye ni Nairobi sinibuka niba yarabashije kujya muri no muri Tanzania kandi yakirwaga n'abaperezida b'ibihugu noneho igihe yari i Kampala Kagame
na FPR bohereje delegation kujya kumureba, bohereje delegation igizwe n'abantu cyane cyane bari mu mashyaka yo mu gihugu. Ndumva harimo Warijoro ambasaderi, agomba kuba harimo na Mariko Rugenera, abandi simbibuka ariko abumbi nakeka ko bari muri iyo delegation FPR yoheje kugira ngo babwire Premier Ministre urugiye kurahira ko yajya ku Murindi akahavanwa na FPR akaba ari yimujyana i Kigali. Ndabyibuka yaraduhamagaye twari mu Faransa, aravuga ati dore ibintu noneho bari kumbwira. Turaganira, aravuga ati ariko ngiye sinshobora kwemera kujya ku Murindi, ntabwo ndi inkotanyi, ndi umusirikari, ngewe nzajya i Kigali njyanywe na ONU. Arabangira ababwira kujya gusubiza Kagame ko ari uko bimeze, ko adashobora kujya ku Murindi. Icyo bashaka ni iki? Kwari kugira nanone ngo bamwitwaze bamufate y'ingwate ababere nk'ingabo imbere y'abanyarwanda mu gihe zabageze i Kigali. FPR igeze i Kigali babwiye bati dore na Premier Ministre wanyu umukuru wa Kayibanda nitwe twamukijije none turamubazaniye. Nicyo bashakaga nta kindi. Ndumva yaragiye gufatira indege imujyana i Kigali i Nairobi, yatashye yemye ajya kuba Premier Ministre, atari FPR mugize Premier Ministre, agiye akurikije amasezerano ya Arusha. Ni nacyo cyatumye ajya no muri Tanzania nyine no kubonana aba chef d'etat Kampala i Nairobi kugira ngo nko kwishingana, avuga ati byabaye byarabaye ariko turashaka kongera kubaka igihugu kirimo amahoro, igihugu abanyarwanda bose bisangamo hakurikijwe amasezerano ya Arusha. Icyo kintu wenda we ntajya akunda kukivuga, arabyoroshya, ariko ngiye nsanga ari ikintu gikomeye cyane ko yaranze gucyurwa na FPR. Ndagira ngo turangiza ndashimira Mariko yanyukije ikintu, kuko nageze i Kigali nje n'indege ya Minuari, abantu bandebye nabi cyane, ndetse banambaza ibibazo ukuntu nashoboye kuza mu ndege ya Minuari atari wanzanye. Twari kumwe n'Isendashonga sinabihisha, we yarababaye cyane kubona nzanwe n'indege ya Minuari. Turangiza rero nkubaza bwana tukagera mu ngo, wabyumvise kandi warabisomye nawe warasubije, ndavuga iriya nyandiko yasohotse muri igihe.com, ibintu bakuvugaho bitandukanye n'ibyo uvuze muri kiganiro. Iyo bakuvugaho ibintu nka biriya tukagira mu byumva gute? Yewe nta kindi nabyumvaho uretse kubona kwemeza ko ishobora kugirira neza buri wese. Abanyarwanda nagiye vugira nta bintu bagombye kungirira, n'ingotanyi narazivugiye, ariko nk'uko ambasaderi Ndagijimana bivuze hari ahantu bashatse kunkoresha kandi ntibyari gushoboka. Ntabwo ushobora gukoreshwa, ngira ngo nabo barabizi ibyo bavuga, bakomeza kubwira urubyiruko kugira ngo hari n'icyo kibazo. Igituma babwira urubyiruko ko ni umuntu mubi, ko ntacyo batangoreye, ko banguriye n'agakote ko kwambara, ko iteka amashaka ubutegetsi aricyo kimbunzabunza, kandi nageraho ngaho nkashaka kubasebya hanze. Ntabwo mbasebya, mvuga iby'ukuri igenza abanyiri umwuka, kandi nzakomeza mbivuge, nabo bazavuga ibyo bashaka byo kunsebya. Ubundi abanyarwanda ikintu ushaka ni kimwe, kandi ubundi si icyo bashaka. Iyo baza kuba bagishaka niba bavuga ngo jenoside, ndashaka ko abanyarwanda baba umunyarwanda umwe, kuko biriya by'amoko birirwa babungabungamo ngo by'abahutu n'abatutsi mbere zibyari amoko nongere mbisubiremo ntavugiye kuri radiyo mubyumve. Ubwoko bwari umunyiginya niko bakubwiraga, ubwoko bwari umusinga, ubwoko bwari umugesera, ubwoko bwari umucaba n'ibindi nk'ibyo. Ubaza umuntu isoni nakakubwira ati zasha n'uyu nasugukuru n'uyu bakagera aho bahagarara bati ubwoko bwanjye nkaba umusinga, nanjye ndi umusinga, nibwo bwoko bwanjye. Ariko abandi y'abazungu babandikiye mu bitabo uburyo bagenda barisha. Nkongeraho rero wenda ko babona ko gukomeza kuvuga ayo magambo meza mbwira rubanda byatuma rubanda inyemera cyangwa se ikankunda, nta kindi barwanyiriza. Ariko ibyiza nyine bababwira ko